Kristo nashimwe. Nongeye gushimira Imana iduhaye iki gitondo cyiza. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi wa 16. Turasoma duhereye mu Kuva ibice 26. Ibintu by'ihema ry'Imana. Kandi uzarimo ubwo buturo ubusakaza imyenda 10, uyibohesha ubudodo bw'ibitare bwiza uboheranije, n'ubw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, bayibohemo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo abe ari bo babiboha. Uburebure bw'umwenda wose bube mikono 28, ubugari bwawo bube mikono 4, imyenda yose ibe urugero rumwe. Imyenda 5 ikombatwe ukwayo, n'iyindi 5 ikombatwe ukwayo. Kandi udode imikondo y'udutambaro tw'imikara ya kabayonga ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, udode yindi nkayo ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Udode imikondo 50 ku mwenda umwe, n'indi 50 uyidode ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Iyo mikondo yerekerane. Ucure ibikwasi by'izahabu 50 bifatanishe ibyo bikombate, ubwo buturo bube bumwe. Kandi uzaboha imyenda yo gusakara y'ubwoya bw'ihene, ibe ihema risakara ubwo buturo. Uboha imyenda 11. Uburebure bw'umwenda wose bube mikono 30, ubugari bwawo bube mikono 4. Iyo myenda uko ari 11 ibe urugero rumwe. Ukombate imyenda 5 ukwayo, n'iyindi 6 uyikombate ukwayo. Wa gatandatu ubindure imbere y'ihema. Udoda imikondo 50 ku musozo w'umwenda uhera igikombate kimwe, n'indi 50 uyidode ku musozo w'umwenda uhera ikindi gikombate. Ucure ibikwasi by'imiringa 50 ubishyire muri iyo mikondo, ufatanye iryo hema ribe rimwe. Igice cy'imyenda y'ihema gisagaho kikarereta, nicyo gice gisagaho cy'umwenda umwe kingana n'ikindi, kireretere inyuma y'ubwo buturo. Ubwo ibikombate by'ihema bisagaho mukono umwe mu burebure bw'uruhande rumwe, n'indi 2 mu rundi. Ireretere mu mbavu z'ubuturo zombi, iritwikire. Kandi uzaciranye igisakara iryo hema mu mpu z'amasekurume y'intama zigishijwe inzigo itukura. Ukirenzeho igicirane cy'impu z'inyamaswa zitwa tahashi. Kandi uzabaze imbaho z'imiganda y'ubwo buturo mu mushita uzishinge. Uburebure bw'urubavu rwose rube mikono 10, ubugari bwarwo rube mikono 1 n'igice. Kandi ku rubaho rwose habe inkarwe 2 zifatanye, ariko uzibaza ku mbaho z'ubwo buturo zose. Ubaze imbaho z'imiganda yabwo iz'uruhande rw'iburyo zibe 20. Kandi uzacure imyobo 40 mu ifeza ibe hasi y'izo mbaho uko ari 20. Imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe, ishingwemo inkarwe zarwo zombi bityo bityo. Kandi uzabaze imbaho 20 z'urundi ruhande rw'ubwo buturo rw'ibumoso. Uzicurire imyobo 40 mu ifeza, imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe bityo bityo. Kandi uzabaze imbaho 6 zo mu mwinjiro w'ubwo buturo iburengerazuba. Ubaze imbaho 2 z'imfuruka zabwo zo mu mwinjiriro, hasi zibe izivuyemo nk'ebyiri, kandi zibe imyishyikire zigere ku mpeta ya mbere, abe ariko biba kuri zombi, zibe izo mu mfuruka zo mu mwinjiriro. Nuko izo mbaho zizaba 8. Imyobo y'ifeza yo kuzishingamo izabe 16. Imyobo 2 ibe hasi y'urubaho rumwe bityo bityo.
kandi uzabaze imbumbe mu mushita, imbumbe 5 zo ku mbaho z'imiganda y'uruhande rumwe rw'ubwo buturo, n'izindi 5 zo ku mbaho z'imiganda y'urundi ruhande rwabwo, n'izindi 5 zo mu mwinjiro warwo iburengerazuba. Imbumbe yo hagati y'izindi iringanije imbaho ibe umwishyikire, kandi izo mbaho uzaziyagirizeho izahabu, ucure impeta mu izahabu zo kuzishyiraho zisesekwemo izo imbumbe nazo uziyagirizeho izahabu. Uzashinge ubwo buturo buhwanye n'icyitegererezo cyabwo werekewe kuri uyu musozi. Kandi umwenda ukingiriza uzawubohesha ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza buboheranije, bawubohemo ibishushanyo by'abakerubi. Abahanga b'ibyo ari bo babiboha. Umanike ku nkingi enye zibajwe mu mushita ziyagishijweho izahabu. Inkondo zo kuri zo zicurwe mu izahabu, zishingwe mu myobo 4 y'ifeza. Umanike uwo mwenda munsi ya bya bikwasi, ushyire hirya yawo ya sanduku y'ibihamya. Uwo mwenda ubabere urugabano rw'ahera n'ahera cyane. Kandi uzashyire ya ntebe y'ihongerero kuri iyo sanduku y'ibihamya iri ahera cyane, kandi ya meza uyashyire hino y'uwo mwenda, na cya gitereko cy'amatabaza ugishyire mu ruhande rw'iburyo rw'ubwo buturo, kibangikane n'ayo meza. Ameza uyashyire mu ruhande rw'ibumoso. Kandi umwenda wo gukinga umuryango w'iryo hema uzawuremeshe ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo ari bo bawudodaho amabara. Kandi uzawubarize inkingi 5 ku mushita, uziyagirizeho izahabu. Inkonzo zo kuri zo zicurwe mu izahabu. Kandi utekere izo nkingi imiringa ivemo imyobo 5 yo kuzishingamo. Ibice 27. Aravuga ngo ibindi bintu by'ihema ry'Imana. Kandi uzabaze igicaniro mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mikono 5, n'ubugari bwacyo bube mikono 5, kingane impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono 5, ku nkokora zacyo uko ari enye uzabazeho amahembe, uyabazanye nacyo ukiyagirizeho imiringa. Kandi uzacurire ibibindi byo kuyoreramo ivu ryacyo, n'ibindi byo kuriyoza, n'inzabya zacyo, n'ibyo kwaruza inyama, n'ibyo gushyiramo umuriro w'amakara. Ibyo bintu byacyo byose ubicure mu muringa. Kandi uzagicurire mu miringa igisobekerane cy'urushundura. Mu nkokora z'icyo gisobekerane uko ari enye ushyireho ibifunga 4 by'imiringa. Ugishyire munsi y'umuguno ugose icyo gicaniro, gihere hasi kiringaniza igicaniro. Kandi ubarize icyo gicaniro imijisho mu mushita, uyiyagirizeho imiringa. Iyo mijisho yacyo ijishwe muri ibyo bifunga, ibe mu mbavu zabyo zombi. Niba kiremerwa, ukibaze mu mbaho kibe umurangara mu nda, uko werekewe icyitegererezo cyacyo kuri uyu musozi, abe ariko bakibaza. Kandi uzareme urugo rw'ubwo buturo. Iburyo rube imyenda ikinzwe iboheshejwe ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije. Umuhururu warwo w'urwo ruhande ube mikono 100. Inkingi zayo zibe 20, n'imyobo yo kuzishingamo ibe 20. Bicurwe mu miringa. Inkonzo zo kuri zo n'imitambiko zo kuri zo bicurwe mu ifeza. No mu ruhande rw'ibumoso urugo rube imyenda ikinzwe, umuhururu warwo ube mikono 100. Inkingi zayo zibe 20, n'imyobo yo kuzishingamo ibe 20. Bicurwe mu miringa. Inkonzo zo
kuri zo n'imitambiko yo kuri zo bicurwe mu ifeza. Mu ruhande rw'iburengerazuba urugo rube imyenda ikinzwe, ubugari bwarwo bube mikono 50, inkingi zayo zibe 10 n'imyobo yo kuzishingamo ibe 10. Mu ruhande rw'iburasirazuba ubugari bw'urwo rugo bube mikono 50. Mu ruhande rw'irembo rumwe ubugari bw'imyenda ikinzwe bube mikono 15, inkingi zayo zibe 3 n'imyobo yo kuzishingamo ibe 3. Mu rundi ruhande rwaryo habe imyenda ikinzwe y'ubugari bwa mikono 15, n'inkingi zayo zibe 3 n'imyobo yo kuzishingamo ibe 3. Irembo ry'urwo rugo ryugarirwe n'imyenda y'ubugari bwa mikono 20 iremeshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo aba ari bo bayidodaho amabara. Inkingi zayo zibe 4 n'imyobo yo kuzishingamo ibe 4. Inkingi zose z'urwo rugo mu mpande zose zizafatanywe n'imitambiko y'ifeza. Inkonzo zo kuri zo zicurwe mu ifeza. Imyobo yo gushingamo izo nkingi icurwe mu miringa. Umuhururu w'urwo rugo ube mikono 100 mu mpande zombi. Ubugari bwarwo bube mikono 50 mu mpande zombi. Uburebure bwarwo bube mikono 5. Rube imyenda iboheranijwe ubudodo bw'ibitare byiza buboheranije. Imyobo yo gushingamo inkingi zawo icurwe mu miringa. Ibintu byo muri urwo buturo byose bakoresha imirimo yo muri bwo n'imambo zarwo zose n'imambo z'urwo rugo zose bicurwe mu miringa. Kandi uzategeka Abisiraheli bakuzanira amavuta aboneye ya elayo zasekuwe na cya gitereko, kugira ngo bitume iryo tabaza rihora ryaka mu ihema ry'ibonaniro inyuma ya wa mwenda ukingiriza ibihamya. Aba ariho Aroni n'abana be bazajya baritunganiriza, kugira ngo ryakire imbere y'Uwiteka rihere nimugoroba rigeze mu gitondo. Mu bihe by'Abisiraheli byose rizaba itegeko ridakuka bakwiriye kujya bitondera. Ibice 28. Titire yaho iravuga ngo imyambaro y'abatambyi. Uziyegereza Aroni mwene so n'abana be, ubatoranye mu Bisiraheli kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Aroni na Nadabu na Abihu na Eleyafari na Itamari abana be. Ubohere Aroni mwene so imyambaro yejejwe ibi yo kumutera icyubahiro n'umurimbo. Kandi uzabwire abahanga bose n'ujuje umwuka w'ubwenge babohe imyambaro ya Aroni yo kumwereza kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Iyi aba ariyo myambaro baboha: uwo mu gituza n'uwitwa efodi, n'ikanzu n'indi kanzu y'amabara y'ibika, n'igitambaro cyo kuzingirwa mu mutwe n'umushumi. Bazabohera Aroni mwene so n'abana be imyambaro yejejwe kugira ngo ankorere umurimo w'ubutambyi. Bajyane imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza byo kuyibohesha. Efodi bazayiremeshe imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Abahanga b'ibyo aba ari bo bayiboha. Igire imishumi ku ntugu zombi, ifatanye imitwe yayo yombi, kugira ngo efodi ifatanywe hamwe. Umushumi uboshywe n'abahanga uyiriho wo kuyikenyeza ubohwe nkayo bibohanwe, bawuremeshe imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza buboheranije. Kandi uzende amabuye 2 yitwa shohamu, uyandikisheho ukeba amazina y'abana ba Isiraheli. Amazina ya 6 uyandike ku ibuye rimwe, n'amazina y'abandi 6 uyandike ku rindi, uko ubukuru bwabo bukurikirana.
uko umukebyi wo ku mabuye akeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso, aba ari ko wandikisha gukeba kuri ayo mabuye yombi amazina y'abana ba Isiraheli, uyakwikire mu izahabu iyakomeze. Ushyire ayo mabuye yombi kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu, abera Abisiraheli amabuye yo kwibukwa. Aroni ajya yambara amazina y'abana ba Isiraheli ku ntugu ze zombi, ayajyane imbere y'Uwiteka kuba urwibutso. Kandi uzacure udufunga mu izahabu n'imikufi ibiri y'izahabu nziza, uyirememo imboherane nk'imigozi, uhotorere iyo mikufi y'imboherane muri utwo dufunga. Kandi uzabohe umwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama, abahanga b'ibyo aba ari bo bawuboha. Uko efodi iboshywe aba ari ko uwuboha, uremeshe imikwege y'izahabu n'ubudodo bw'umukara wa kabayunga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza boheranije, ingana impande zose inkubirane. Uburebure bwawo bube igice cya mukono n'ubugari bwawo bube igice cya mukono, uhundemo amabuye akwiriye y'impushya enye. Urwa mbere rube urw'amabuye yitwa odemu na pitida na bareketi. Urwa kabiri rube ayitwa nofekina na safiro na ya haromu. Urwa gatatu rube urw'ayita reshemu na shevo na akirama. Urwa kane rube urw'ayitwa tarushishi na shohamu na yasipi, akwikirwe mu izahabu iyakomeza. Ayo mabuye anganye umubare n'amazina y'abana ba Isiraheli abe 12 nk'uko amazina yabo ari, abe ay'imiryango yabo uko ari 12. Izina ry'umuryango ryandikishwe gukeba ku ibuye bityo nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso. Kandi uzacurire uwo mwambaro wo ku gituza imikufi y'izahabu nziza y'imboherane isa n'imigozi, kandi uwucirire impeta ebyiri mu izahabu. Izo mpeta zombi uzihunde ku mitwe yawo yombi, uhotorere iyo mikufi yombi y'izahabu y'imboherane muri izo mpeta zombi zo ku mitwe yombi y'uwo mwambaro wo ku gituza. Indi mitwe yombi y'iyo mikufi y'imboherane yombi uyihotorere muri twa dufunga twombi, uduhunde kuri ya mishumi ya efodi yo ku ntugu ku ruhande rw'imbere. Kandi ucure impeta ebyiri mu izahabu, uzihunde mu mitwe yombi y'uwo mwambaro wo ku gituza ku musozo wawo, mu ruhande ruhera kuri efodi iri imbere yawo. Ucure izindi mpeta ebyiri mu izahabu, uzihunde mu mishumi yombi ya efodi yo ku ntugu imbere ahagana hasi hafi y'aho ifatanira na efodi, haruguru ya wa mushumi waboshywe n'abahanga ukenyeza efodi. Kandi uwo mwambaro wo ku gituza bazawufatanishe ku mpeta zo kuri efodi, agashumi kaboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayunga gaciye mu mpeta zo kuri wo, kugira ngo ube kuri wa mushumi wa efodi waboshywe n'abahanga. Uwo mwambaro wo ku gituza we gupfundurwa kuri efodi. Aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isiraheli ari kuri uwo mwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama uko yinjiye ahera, abe urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. Kandi uzashyire urimu na tumimu imbere muri uwo mwambaro wo ku gituza zo kungurisha inama, bibe ku mutima wa Aroni uko yinjiye imbere y'Uwiteka. Aroni azajye yambara ku mutima we ibyungurisha inama z'Abisiraheli, abijyana imbere y'Uwiteka ubudasiba. Kandi ikanzu iriho efodi uzayiboheshe ubudodo bw'umukara wa kabayonga busa, igire umwenge
ugishamo umutwe wo hagati yayo, igira umusozo uboshywe ugose uwo mwenge uko umwenge w'ikoti y'icyuma umeze, kugira ngo idasakuza. Ku musozo wayo wo hepfo uzadodeho ibisa n'imbuto z'amakomamanga ziboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba, bigote uwo musozo impande zose. Uzawuhundeho n'imidende y'izahabu irobekwe hagati yabyo, iwugote impande zose. Umudende w'izahabu urobekwe hagati y'amakomamanga abiri, bityo bityo bigote umusozo wo hepfo w'iyo kanzu impande zose. Aroni azajya yambara uko agiye gukora umurimo w'ubutambyi, kandi uko yinjiye ahera imbere y'Uwiteka, kandi uko asohotse kujegeza kwayo kugiye kumvikana, kugira ngo adapfa. Kandi uzacure igisate mu izahabu nziza, maze nk'uko bakeba ku ibuye rishyiraho ikimenyetso cyandikishijeho gukeba aya magambo ngo yerejwe Uwiteka, ugifatanye n'agashumi kaboheshejwe ubudodo bw'umukara wa kabayonga, gitamirizwe kuri cya gitambaro kizinze cyo mu mutwe. Icyo gisate kibe mu ruhanga rwa Aroni, agibweho no gukiranirwa ko mu byera Abisiraheli bazeza iyo batura amaturo yabo yose yera, gihore kiba mu ruhanga rwe iteka, kugira ngo bemerwe n'Uwiteka. Kandi ikanzu ibanza ku mubiri uzayibohesha ubudodo bw'ibitare byiza, igira amabara y'ibika, n'igitambaro cyo kuzingirwa mu mutwe ukibohesha ubudodo bw'ibitare byiza, ubohe n'umushumi abahanga b'ibyo bawudodeho amabara. Abana ba Aroni uzababohere amakanzu abanza ku mubiri, babohere n'imishumi n'ingofero, bibe ibyo kubatera icyubahiro n'umurimbo. Iyo myambaro yose uzayambike Aroni mwene so n'abana be hamwe nawe, ubasige ubereze umurimo wabo, ubanyereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Kandi uzababohere amakabutura y'ibitare bayambare batagaragaza ubwambure, ahere mu rukenyerero agere mu bibero. Aroni n'abana be bazajya bayambara uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro no kwegera igicaniro ngo bankorere ahera, kugira ngo batagibwaho no gukiranirwa bagapfa, bizamubere itegeko ridakuka we n'urubyaro rukurikiraho. Igice cya 29. Amategeko yo kweza abatambyi. Ibi ari byo ugirira Aroni n'abana be ngo ubereze kunkorera umurimo w'ubutambyi. Ujyane ikimasa kimwe n'amasekurume y'intama 2 adafite inenge, n'imitsima itasembuwe n'udutsima tudasembuwe twavuganywe n'amavuta ya elayo, n'udutsima dusa n'amabango tutasembuwe twasizweho amavuta ya elayo. Uzabivuge mu ifu y'ingezi y'ingano, ubishyire mu cyibo kimwe, ubizanane na cya kimasa na ya masekurume. Kandi uzazana Aroni n'abana be ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, ubuhagirireho. Wende ya myambaro wambike Aroni na ya kanzu ibanza ku mubiri, na ya kanzu iriho efodi na wa mwambaro wo ku gituza, umukenyeze wa mushumi waboshywe n'abahanga uri kuri efodi. Umwambike mu mutwe cya gitambaro kizinze, ugishyireho cya gisate nicyo gisingo cyera, maze wende amavuta yo gusiga uyamusuke mu mutwe uyamusige. Uzane abana be ubambike amakanzu, ukenyeze imishumi Aroni n'abana be ubambike ingofero. Ubutambyi buzaba ubwabo bakomerejwe n'itegeko ridakuka. Bereze Aroni n'abana be umurimo wabo. Uzane cya kimasa imbere y'ihema ry'ibonaniro, Aroni n'abana be bakirambike ibiganza mu ruhanga, bakibikirire imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Bende ku maraso yacyo
uyashyirishe ku mahembe y'igicaniro urutoki rwawe, ubyarire amaraso yacyo yose ku gicaniro hasi, kandi wende uruta n'urugimbu rundi rwo kumara rwose, n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo, byosereze ku gicaniro. Ariko inyama z'icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'amayezi yacyo ubyosereze inyuma yaho mubambye amahema. Icyo ni igitambo gitambirwa ibyaha. Uzane n'isekurume y'intama imwe muri ya yandi, Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, uyibikire wende amaraso yayo uyamishe impande zose z'igicaniro. Uyicoce, woze amara yayo n'ibinyita byayo, ubishyire hamwe n'ibindi bice byayo n'ibihanga byacyo. Usereze iyo sekurume itagabanije ku gicaniro. Iyo ni igitambo cyoserezwa Uwiteka n'umubabwe ni igitambirwa Uwiteka, kigakongorwa n'umuriro. Wende iyindi sekurume yari isigaye, Aroni n'abana be bayirambike ibiganza mu ruhanga, maze uyibikire wende ku maraso yayo, uyakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no hejuru ku matwi y'iburyo y'abana be, no ku ibikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi uyamishe impande zose z'igicaniro. Wende ku maraso yo ku gicaniro no ku mavuta yo gusiga ubimishe kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo no ku myambaro yabo yezanywe n'imyambaro ye n'abana be n'imyambaro yabo. Kandi wende ibinure byose kurume n'umurizo wayo, wende n'urugimbu rundi rwo ku mara yayo n'umwijima w'ityazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo n'urushyi rw'ukuboko kw'iburyo, kuko ari isekurume yo kubereza umurimo. Wende n'umutsima umwe n'agatsima kamwe kasizwe amavuta ya elayo n'agatsima gasa n'ibanga kamwe, ubikuye muri cya cyibo cy'imitsima itasembuwe kiri imbere y'Uwiteka. Ibyo byose ubishyire ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, ubizunguze ribe ituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka. Ubikure ku mashyi yabo, byosereze ku gicaniro hejuru ya cya gitambo cyoshejwe kitagabanije, bibe umubabwe imbere y'Uwiteka. Icyo ni igitambo gitambirwa Uwiteka, kigakongorwa n'umuriro. Kandi wende inkoro ya sekurume y'intama yereje Aroni umurimo, uyizunguze ibe ituro rijungurijwe imbere y'Uwiteka, izaba umwanya wawe. Kandi uzeze ituro rijungujwe n'iryo nkoro bazunguza, ni ituro ryererejwe n'iryo rushyi rw'ukuboko berereza ryo ku isekurume yo kwejesha, yereza Aroni n'abana be ubutambyi. Bibe imyanya ya Aroni n'abana be. Abisiraheli bategekwa n'itegeko ridakuka iteka kujya babaha, kuko ari ituro ryererezwa. Kandi uko Abisiraheli batamba ibitambo by'uko bari amahoro, bazajya batura ibyo bice bibe ituro ryererezwa, ituro berereza Uwiteka. Kandi imyambaro yera ya Aroni izabe iy'abana be bazakurikiraho, bajye bayisigirwamo, bajye berezwa umurimo bayambaye. Umwana we umuzunguye mu butambyi azajya yambara iminsi 7 uko agiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro ngo ankorere ahera. Kandi wende ya sekurume yereje abatambyi umurimo, uteke inyama zayo ahantu hera. Aroni n'abana be barishirize inyama zayo imitsima. Aroni n'abana be barishiriza inyama zayo imitsima yo muri cya cyibo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Barye ya maturo y'impongano yahongerewe kubereza umurimo no kubanyereza utari uwo mu batambyi ntakaryeho, kuko ari ayera.
nihagira inyama cyangwa umutsima mu byerejwe abatambyi, umurimo gisigara kikarara, wose igisigaye ntikikaribwe kuko ari icyera. Uko abe ari ko uzagirira Aroni n'abana be ukurikije ibyo nagutegetse byose, ubereze umurimo iminsi 7. Uko bukeye uzajya utamba bene cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha bibe impongano, utunganishe igicaniro iyo mpongano kandi ugisigire ku cyeza. Mu minsi 7 uzajya uhongerera icyo gicaniro ucyeze, maze kizabe icyera cyane. Ikizagikoraho cyose kizaba ari icyera. Ibitambo by'iminsi yose, ibi aba ari byo uzajya utambira kuri icyo gicaniro. Uko bukeye ujye utamba abana b'intama 2 bataramara umwaka, ujye utamba umwe mu gitondo undi nimugoroba, hamwe na wa mwana w'intama wa mbere ujye utura igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'igice cya 4 cya hini y'amavuta ya elayo zasekuwe, uture n'igice cya 4 cya hini ya vino ibituro ry'ibyo kunywa. Undi mwana w'intama ujye uwutamba nimugoroba, uturane nawo ituro ry'ifu n'ibyo kunywa nk'uturwa mu gitondo, bibe umubabwe, bibe igitambo gitambirwa Uwiteka gikakongorwa n'umuriro. Mu bihe byanyu byose kibe igitambo cyoswa kidasiba, gitambirwa ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka. Aho niho nzajya mbonanira namwe nkavuganira nawe. Aho niho nzabonanira n'Abisiraheli. Iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Nzeza ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, na Aroni n'abana be nzabereza kunkorera umurimo w'abatambyi, kandi nzatura hagati mu Bisiraheli b'Imana yabo. Nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka Imana yabo, yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo nture hagati muri bo, ndi Uwiteka Imana yabo. Amena. Dusoje igice cya 29, tuzakomeza n'igice cya 30 ku munsi wa 17. Imana rero ibaha umugisha. Nabasezeranyije ko ntazajya ndenza iminota 30, ndabona narengejeho gato, mumbabarire.